Aleluya. Ubuntu bw'Umwami Imana bubane namwe mwese, ndabakunda cyane. Ni Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Rero tumaze iminsi turi ku kiganiro itorero n'umurimo w'abizera, aho tumajije kureba ibice bibiri byabanjije. Icya mbere cyavugaga ibintu 9 byimira Imana gukora hagati muri twebwe cyangwa bibuza Imana gukorana natwe. Nyuma yaho tureba ikindi gice cya kabiri kivuga amarembo 7 umukristo nyakuri anyuramo n'imico 21 ayanyuranamo. Uyu munsi rero turi mu gice cya gatatu, urebye ari nacyo gice gikuru cyane cy'iki gitabo turimo kwigaho, kivuga kuba umunyamuryango w'itorero icyo ari cyo. Muri kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Rero kugira ngo bisobanuke neza, ndifuza ko ndifashisha ingero z'amatorero ya gikristo aboneka mu Rwanda, ari nkayo ADPR, Zion Temple, Restoration, Anglikane, Vivante, Beteli n'ayandi aboneka hano mu gihugu. Nubwo amazina atandukanye, ariko yo n'ayandi ntavuze cyangwa n'uyu munsi ntazi kandi ariho, agize itorero rimwe ari ryo rivugwa muri Bibiliya, umutwe waryo akaba ari Kristo. Ni itorero rimwe kubera ko abayoboke bose umwami wabo n'umwe, ni Yesu Kristo. Umwuka n'umwe n'umubatizo n'umwe. Gusa icyo abo bose bagenda batandukaniraho ni disipurine ya buri tsinda. Disipurine yo muri ADPR itandukanye na disipurine yo muri Anglikani. Disipurine yo muri Anglikani itandukanye na disipurine yo muri Zion Temple. Disipurine muri Zion Temple itandukanye na disipurine wenda yo muri Beteli. Ariko noneho twese tugize umubiri umwe, ari we Kristo, ari wo mubiri wa Kristo. Kristo niyo mutwe w'itorero, niryo turi itorero rimwe. Ariko za disipurine nubwo tuzitandukanye, ni nk'uko ukuboko gutandukanye n'ukuguru, ni nk'uko ugutwi gutandukanye n'izuru, kandi ibyo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, bifatanyiriza hamwe guhesha Kristo icyubahiro. Ndagira ngo nanone hari benshi bajya bibaza kuri iyo mpamvu, kubera iki bamwe batemerana kandi bose bafite umwami umwe, umubatizo umwe, ariko disipurine nyine ziratandukanye. No mu miryango isanzwe n'abavandimwe, hari igihe umuvandimwe umwe arinda abana be kujya mu rundi rugo rw'umuvandimwe we, kubera imico wenda babonayo cyangwa kubera imihango n'imigenzo urwo rugo rukoresha. Kandi bavindimwe ku maraso, ababyeyi bamwe, igisekuru kimwe, ariko ugasanga bamwe babuza abandi kujya ahandi. Rero icyo ngicyo ntabwo ari ikibazo. Ikindi nakongera wenda kubabwira ku bijyanye no kuba wenda turi benshi, ni uko ingingo zacu zitandukanye niko tubasha kugira imbaraga. Ni nako no kuba tudahuje hari bimwe. Ndibuka no mu gitabo cy'ibyahishuwe, kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 3, hagaragara amatorero 7 yo muri Aziya. Yose afite imico itandukanye, kandi yose ni amatorero ayobowe n'abayobozi batandukanye, bafite ibigeragezo bitandukanye, bafite imibereho itandukanye, kandi bose ni abana ba Kristo, bose ni abayoboke ba Kristo. Kandi bose Yesu arabashima, hari ibyo abashima, hari n'ibyo abagaya. Rero niyo mpamvu natwe kuba dushobora kubaho mu buryo butandukanye, ntabwo ari byo bivuga kuko tutari ingingo, tutari umubiri umwe, cyangwa tutari abana bose b'umwami wacu Yesu Kristo. Rero iyi nyigisho ihabwa abakristo iyo bakimara kwakirwa, iyo binjiye mu muryango w'abana b'Imana, kugira ngo basobanukirwe neza umuryango binjiyemo uwo ari wo n'uko uteye, nabo bikabatera kwiyemeza kuba abanyetorero nyakuri. Reka rero turebe urufunguzo rw'iyi nyigisho. Urufunguzo rw'iyi nyigisho turabubona mu Befeso ibice 2 ku murongo wa 19. Haranditse ngo, nuko nimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu muryango w'Imana. Iyo warangije kwakira agakiza, uba uri umwana w'Imana, uba uri ubwoko bw'Imana, uba uri uwo mu muryango w'Imana. Rero reka turebe wenda gatoya, wenda icyo navuga, icyo twavuga tugomba kwitondera, ni uko itorero ni umuryango. Icyo nicyo cya mbere.
ugomba kuzirikana bwa mbere kuko itorero ari umuryango. Imana yakwaguriye kuba umunyamuryango w'itorero. Umukristo udafite itorero nk'umuryango aba ari imfubyi. Ahari niyo mpamvu nimba hari itorero niribona hari ibyo mutagendanaho neza, aho kugira ngo ushyamirane n'abarigize cyangwa n'abayobozi baryo, wajyaho wumva wisanzuye, aho kugira ngo uvuge amagambo menshi asebya abakozi b'Imana cyangwa asebya abayobozi cyangwa asebya abayoboke b'idini runaka y'itorero runaka, wagenda ukajyaho wumva uri comfortable ukarinda umunwa wawe. Rero ni ukuvuga muri ibi bintu nakubabwira byitonderwa bitatu. Icya mbere ni uko itorero ari umuryango. Disipurine y'umuryango ishobora kuba itandukanye na disipurine y'undi muryango. Icya mbere. Icya kabiri ni uko Imana yakwaguriye kuba umunyamuryango w'iryo torero. Icya gatatu ni uko umukristo udafite itorero ababarwa nk'imfubyi imbere y'Imana. Reka turebe none intego y'iri somo rero, impamvu nshaka kuko ribaho cyangwa intego yaryo nyamukuru ni ukwiyegurira Kristo n'itorero nk'umuryango. Ni ukugira ngo mbashishikarize ba Kristo, ni ukugira ngo mbashishikarize barokore, ni ukugira ngo mbashishikarize mwebwe mwakire Yesu Kristo umwami n'umukiza wabo, we kwiyegurira Kristo n'itorero rye, kuko aho ngaho ariho abasha kugaragariza ibikorwa bye. Mu itorero niho hagaragarira ubwami bwa Kristo. Ni ukuvuga ngo we kumwakira ni agakiza ko kuragafite, ariko none iyo wagiye mu itorero haboneka imbaraga zigaragarira n'amaso y'abantu, haboneka ibirango bigaragarira n'amaso y'abantu ko Kristo ari aho hantu, ko Kristo afite ahantu runaka akorera. Noneho rero hariho ibintu bine bigize cyangwa bihuza umuryango nk'itorero, ari byo ibyo ngibyo nibyo dushaka kugira ngo turebe ku bintu bine, tuzabirebaho mu buryo burambuye. Ibyo bintu bine, icya mbere ni agakiza. Icyo Imana yagukoreye nicyo twita agakiza. Icya kabiri ni amahame. Impamvu muriho nk'itorero ni iyihe? Buri torero ryose rifite amahame rigenderaho. Icya gatatu ni ingamba, ibyo tuvuga mugera ku ntego zanyu mute. Icya kane ni inzego z'itorero, ni buryo ki kandi ni ryari musohoza intego zanyu. Wenda tugiye ku buryo bwihuse, tugiye gusobanuraho gatoya, nabwo ntabwo turabyibandaho ku buryo burambuye cyane, turareba agakiza. Tuzabikomeza ku kiganiro gitaha. Ariko turebye ku gakiza, byitwa kuko ari icyo Imana yagukoreye. Naho hari ibindi bice bigera muri bitatu bigize agakiza. Icya mbere hari ingingo rusange. Icya kabiri hari umubatizo, hari n'ifunguro ryera. Tugiye ku ngingo rusange, twavuga ngo kuki ndiho uyu munsi. Ni ukuvuga twavuga ngo icya mbere, Imana yandemeye kunkunda, niyo mpamvu ndiho. Icya kabiri, Imana yandemeye kunezererwa ubusabane nayo no gucunga ibindi biremwa byose. Ibyo bingira ikiremwa kidasanzwe. Ikindi cya gatatu muri ibi ngibi, kuvuga iyo nibaza iki kibazo ngo kuki ndiho, icya gatatu ndavuga ngo iyo tumenye kandi tukemera kugendera mu mugambi w'Imana yaturemeye, bizana inyungu nyinshi. Aha ngaha turi mu rwego kuki ndiho, mu gakiza tukareba icyo cya mbere ngo mu ngingo rusange turareba kuki ndiho. Ibi ngibi ni ibintu bitatu biyigize. Kuko Imana yandemeye kunkunda, Imana yandemeye kuyinezererwa n'ubusabane no gucunga ibindi biremwa bimpindura ikiremwa kidasanzwe. Icya gatatu ni uko iyo tumenye ko kandi tukemera kugendera mu mugambi w'Imana, tubasha kubona inyungu nyinshi. Muri ibi ngibi by'agakiza, tugiye ku gice cyako kandi ku kintu ikibazo cya kabiri wakwibaza ngo ikibazo kiri hehe noneho? Ni ukuvuga ikibazo aho kiri ni uko mu muntu habamo icyifuzo cyo kuba umutware no kwirengagiza amahame y'Imana. Icyo ni ikibazo gikomeye. Icya kabiri, iyi mitekerereze niyo Bibiliya yita icyaha, cyo kwigomeka. Tukareba none tukiri muri ibi by'agakiza, ku kibazo cya gatatu wavuga ngo igisubizo ni ikihe kuri ibyo ngibyo? Igisubizo kiri muri Yohana ibice 14 umurongo wa 6. Havuga ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye.
ubwo ukaba wagenda ku cya kane, aho wabaza ngo ese Imana irashaka ko nkora iki? Hari ibintu byinshi Imana ishaka kuko ukora. Icya mbere hari ukwemera, kwemera kuko wagiye kure y'Imana, kwemera kuko utigeze wubahiriza ubushake bw'Imana. Icya kabiri, kwizera Yesu Kristo, kwizera Yesu Kristo kuko ari umwe na se, ari Imana ishobora byose. Kwakira Yesu Kristo nk'impano y'agakiza, akaba ari we mwami w'ubugingo bwawe. Icya kane, gusaba Yesu kuza mu buzima bwawe, akaba ari ukuyobora ku manywa na nijoro. Rero ahangaha tugiye muri iki ngiki, muri izi ngingo z'agakiza, icya mbere twabonye hari ibibazo bigera muri 4. Iki cya mbere cyabaza ngo kuki ndiho, icya kabiri kikavuga ngo ni ikibazo kiri he, ikindi kikavuga ngo igisubizo kiri he, ikindi kikavuga ngo ese Imana ishaka ko nkora iki? Rero nyuma yaho tuzareba ibijyanye n'umubatizo. Umubatizo ukorwa ute? Kubera iki wabayeho? Igisobanuro cyawo ni ikihe? Ese kubera iki bamwe babatiza ku gahanga abandi mu mazi menshi? Nyuma yaho tuzareba ifunguro ryera. Bamwe wenda bavuga igitambo cy'Ukarisitiya, cyangwa kwibuka urupfu n'izuka by'umwami wacu Yesu Kristo, kwibuka umubabaro yagize, ari nawo tubasha kudukiza ukatweza. Rero nyuma yaho niho tuzareba amahame, turebe ingamba, turebe n'inzego z'itorero. Nshuti mwene data, rero ndakwinginze kugira ngo uzakomeze kubana natwe, kuko ejo cyangwa mu kiganiro kizakurikira tuzareba agakiza icyo ari cyo mu buryo burambuye, n'ibi bibazo navuze tugende tubisesengura mu buryo bwimbitse. Turebe cyane cyane tuhereye nko mu Bagalatiya ibice 3 umurongo wa 26 kugeza ku 28, haravuga ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugereki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo. Rero ni ukuvuga iyo warangije kubatizwa, iyo warangije kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, nta muntu mukuru uba uriho, kuko muri Kristo ntabwo tugira abapapa n'abamama. Muri Kristo ntabwo tuvuga ngo runaka niwe mukuru, kuko abantu bose babashije koherezwa mu ruzabibu, abagiye ku isaha ya saa 11 nk'uko twabibonye, n'abagiye ku isaha ya saa 12 za mu gitondo, n'abagiye saa 7 z'amanywa, n'abagiye saa 8, n'abagiye saa 11 z'umugoroba, bose bahawe ibihembo bingana. Rero nta mpamvu ushobora kwinjiramo uyu munsi akaba ari wowe igikoresho kizima kurusha ngewe umazemo igihe kirekire. Muri uno murimo w'Imana nta muntu uri kamara, ahubwo Imana ibasha gukoresha uwo ishatse n'igihe ishakiye buri wese, kandi akabasha kuzamura ikuzo ryayo n'icyubahiro cyayo. Nshuti mwene data, muvandimwe, rero reka ikiganiro cy'uyu munsi mbe ngisoreje ahangaha. Ndakwifuriza imigisha y'Imana. Gusa ushaka kugira ngo igihe nshyize ikiganiro ujye ubasha kukibona, wakora subscribe kugira ngo igihe nkishyizeho ujye uhita ukibona. Kandi ufite ibibazo wenda wumva urimo kumva wabaza nyuma yo kumvira isomo, ni karibu. Telefone nayikubwiye ni 0788 74099. Ndabakunda. Umwami Imana abaha umugisha, abagwiriza ibyiza byose, abahagure muri business zibabeshejeho za buri munsi, haba mu bucuruzi, haba mu kazi, abaha igikundiro mu miryango yanyu. Umwami Imana abahundagazaho imigisha y'uburyo bwose. Muhahe muronke, mutere imbere, mugubwe neza, mwaguke, Umwami Imana abahaze uburame. Ishimwe n'icyubahiro no gukomera bibi byayo none n'iteka ryose. Amen, amen.